ndabaramukije mwebwe mwese abakurikiye ibiganiro kuri uru rubuga rw'injyana mu byiza. Uyu munsi twabahitiyemo ikiganiro twahaye umutwe ugira uti hari aho umuco ujya witiranywa n'amateka. Murakigezwaho nanjye ndi Murwayi Jean Bosco. Muri iki kiganiro rero ni ikiganiro usanga kijyanye n'intego ya mbere y'uru rubuga yo guharanira ko ukuri kuba kimwe mu byihutirwa muri buri terambere, kuko muri kino kiganiro kiragerageza gukomoza ku bintu bimwe na bimwe abantu bitirira umuco kandi atari byo, bityo kubyitirira umuco bikaba byagira ingaruka mbi ku majyambere arambye. Mu biganiro byahise ijambo umuco ryagiye rigarukwaho kenshi, ndetse n'intego ya kabiri y'uru rubuga injyana mu byiza ijyanye no guteza imbere umuco mwiza. Ariko muri ibyo biganiro byose usanga hatarabayemo kugira icyo umuntu avuga ku buryo bugaragara ku gisobanuro cy'umuco. Muri iki kiganiro rero ni umwanya mwiza wo kugira icyo umuntu avuga, cyane cyane ku gisobanuro cy'umuco, agerageza no kubitandukanya n'ibyaba bitari byo. Ni ikiganiro muri rusange cyateguwe hifashishijwe amakuru yavanywe mu nyandiko zitandukanye, ariko cyane cyane twavuga nk'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 4 Kanama 2023, itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, nk'uko ryasohotse mu igazeti ya leta muri nomero yaryo idasanzwe yo kuwa 30 Nyakanga 2024. Hari kandi igitabo cyanditswe n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco cyitwa indangagaciro z'umuco nyarwanda, cyasohotse mu 2018. Twifashishije kandi urubuga rwa Wikipedia ku ngingo ivuga ngo kirazira ku mugore, ndetse n'urubuga rwa Wikipedia Rwanda Wiki Rwanda ku ngingo ivuga imihango, imigenzo n'imiziririzo. Hifashishijwe kandi inkoranyamagambo ya Oxford, aho basobanura ijambo mu rurimi rw'icyongereza rya values, ndetse n'inyandiko dusanga ku rubuga rwa Kayan.info ku nkuru yitwa mu rurimi rw'igifaransa Dimar Difo, ndetse hakabaho nanone n'inyandiko ziri ku rubuga rw'ikinyamakuru Today, nk'inkuru yanditswe ku itariki ya 5 Kamena 2024 n'indi yasohotse ku itariki ya 25 Nyakanga 2019, zose zivuga ku bijyanye n'indangagaciro ndetse na kirazira. Hari kandi nanone n'andi makuru twifashishije yo ku kinyamakuru, yavuye ku kinyamakuru Igihe, ku nkuru yitwa kurara imbere ku mugabo ivure ku mugore, ingingo itavugwaho rumwe. Ni inkuru yanditswe rero ku wa 15 Mata 2020. Muri rusange izi nyandiko zavuzwe n'izindi tutashoboye kurondora, usanga zifite ibyo zigenda zihuriraho mu gusobanura umuco n'indangagaciro zawo. Usanga abahanga benshi basa naho bahuriza ku kuba umuco ari uruhurirane rw'ibyo abantu runaka mu gihe runaka n'ahantu runaka bemera ko ari byo byiza bikwiye kubaranga. Uruhurirane rw'ibyo abantu runaka mu gihe runaka n'abantu runaka bemera ko ari byo bikwiye kubaranga.
ni nayo mpamvu rero usanga imico itandukanye, kuko nyine ibyo babona bikwiriye kubaranga hari igihe biba bitandukanye. Hagendewe kuri iki gisobanuro usanga hari aho bigenda bitandukana n'ibyo muri iki gihe abantu bamwe na bamwe bita umuco ariko atari byo, bahereye gusa ku kuba ibyo bintu byarakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere y'umwaduko w'abanyaburayi muri Afurika. Aha twavuga nko ku bijyanye n'imyambaro nk'impuzu, inshabure, insinde n'ibindi. Isinde ni kiriya abashumba bitwikiraga imvura mu gihe ni nk'umutaka w'abashumba. Ikindi ni nk'ibikoresho byo mu rugo, aha twavuga nk'ikibindi, agacuma, uruho, inkono, intebe, umusambi, ibyansi, inkongoro, imbehe, umuheha n'ibindi. Twagira kandi no ku mitegurire y'amafunguro, ahangaha twavuga nk'umutsima w'amasaka cyangwa umutsima w'uburo, ibihaza biteguye ku birere by'amakoma, inzu ya kinyarwanda, insika n'ibindi. Hari kandi n'ibyakoreshwaga ku rugamba nko kubona amacumu, ingabo, umuheto n'ibindi. Ibyo byose rero byakorwaga mbere, ugasanga abantu barabyita, iyo babibonye bakavuga ko ari umuco. Nyamara ariko niba ari umuco, abantu kuko abantu bemera ko icyo kintu ari cyiza byakagombye gukomezwa gushyirwa imbere, usanga ahubwo ibintu byinshi muri ibyo abantu batakwemera ko babisubiramo. Ibyo rero ni kimwe mu bigaragaza ko ibyo bintu atari umuco ahubwo ari amateka. Kubera ko umuco ni amateka umuco wigaragarizagamo, nk'uko tugiye kugerageza kugira icyo tubivugaho. Koko rero usanga abantu bavuga ngo gukora biriya ni umuco nyarwanda, kwambara kuriya ni umuco nyarwanda, afite umuco mwiza, agira imico mibi n'ibindi. Ugasanga muri make umuco nyarwanda ubumbatiye indangagaciro na kirazira abanyarwanda bagenderaho, kuko babona ko ari byo bikwiye kubaranga. By'umwihariko usanga kirazira zigenewe gusegasira izo ndangagaciro. Usanga abantu bahererekanya kirazira rimwe na rimwe bitewe n'igihe barimo n'uwo bashaka kumvisha neza icyo bashaka, bitewe n'inyungu ukoresheje iyo kirazira abifitemo. Byose rero usanga bijyana n'igihe runaka. Dufashe nk'urugero, nk'igihe uruhame rwabaga rugizwe n'abagabo gusa, kuko abagore babaga mu gikari cyangwa se babaga imbere mu nzu kubera imyambarire y'icyo gihe, usanga umuco w'icyo gihe warabuzaga abagore kuvugira mu ruhame, kuko byashoboraga gutera imyitwarire idakwiye muri urwo ruhame. Birumvikana igihe bitewe n'iyo myambarire nyine, ariko birumvikana ko igihe cyageze abantu bose bakaba bambaye kandi bambaye neza. Impamvu rero yatumaga abantu batajya mu ruhame, urumva ko yari ivuyeho itagifite agaciro. Dufate nk'urugero nanone rwo gusangirira ku kibindi cy'urwagwa cyangwa cy'ikigage. Usanga mu gihe cyo hambere urugo rwagiraga ibirori, rugatumira abavandimwe, abaturanyi n'inshuti n'abamenyi, bagasangira inzoga cyane cyane y'urwagwa cyangwa ikigage. Bifashishaga ibibindi, ibicuma n'inzuho. Ibi bikoresho rero si byo muco, ahubwo umuco wari uko gusangira, uko umuntu afata ibintu bye mu bushobozi bwe, agahamagara abantu bakaza bagasangira, akabibasangiza. Ikibigaragaza ni uko uyu munsi gusangirira ku kibindi, ku muheha, kuri icyo gicuma ntago ntibikwiriye. Uyu munsi gukoresha ibyo bikoresho usanga byarasimbuwe n'ibindi bigezweho, ahubwo uwo muco wo gusangira ukaba ari wo
ugenda ukomeza. Niyo mpamvu rero uyu munsi ibyakoreshwaga mu gihe cyo gusangira n'abandi atari wo muco, ahubwo umuco ni icyo gikorwa cyiza cyangwa se iyo myitwarire abantu bagiraga yo guhamagara abandi bakaza bagasangira. Izo ndangagaciro ziteza imbere iyubaha ry'ibikorwa karemano ku mugabo cyangwa ku mugore, nazo nibyo byatumaga uyu munsi wasangaga hari nko kuvuga ngo umugore ntabwo ari bujye ahangaha cyangwa se umugabo ntabwo ari bukore iki ngiki, bitewe no kubaha, gushaka kubaha ya miterere karemano y'umugore cyangwa se y'umugabo, bitewe n'ibihe bari bafite n'ibihe bari barimo. Tubone ko ari ibihe kwambara wenda cyane cyane dushingiye nko ku kwambara byabaga bidahari uko bikwiye. Usanga rero uyu munsi kubera ko n'ubundi izo ndangagaciro zo kwita ku by'umwihariko umugabo akeneye cyangwa mu by'umwihariko umugore akeneye, usanga n'uyu munsi noneho izo ndangagaciro tuzikoresha. Iyo tuzibagiwe usanga twateye ikibazo. Ahangaha ni hahandi usanga ari ngombwa ko nko ku bagabo hubakwa wenda nko mu gihe cyo gutegura ubwiherero, kubaka ubwiherero, hashobora kubakwa ahantu bakoresha mu kwihagarika, cyangwa se ugasanga nko ku kigo cy'ishuri hubatswe icyumba cy'abakobwa, hashyizweho icyumba cy'abakobwa kuko hari iby'umwihariko bijyanye na kamere yabo bakenera, ndetse nk'ahahurirwa n'abantu benshi ugasanga hashyizweho ubwiherero bumwe bugenewe abagabo ubundi bugenewe abagore. Uko ni ukwita kuri ya ndangagaciro y'uko byanze bikunze hari ibyo uruhande runaka, igitsina runaka gikeneye kurusha wenda bitandukanye n'icyundi. Mu kiganiro giheruka nanone hagaragajwe itandukaniro riri hagati y'ibikorwa by'umwihariko wa kamere y'umugabo cyangwa y'umugore n'ibikorwa by'umurimo, aho ibikorwa bijyanye na kamere ntawe ubikorera undi. Ni ukuvuga ngo niba ari kurya, niba ari konsa, niba ari gutwita, niba ari gusinza, ntawe ubikorera undi. Ibyo ngibyo rero kuba ntawe ubikorera undi nabyo biba bigomba gukomeza guhabwa umwanya wabyo. Usanga rero indangagaciro na kirazira akenshi byagendaga bigaruka kuri ibyo bikorwa bituma kuri ibyo bikorwa bishingiye kuri kamere, ku buryo bihabwa agaciro kabyo. Uko imikorere rero y'ibyo bikorwa igenda ihinduka bitewe n'igihe, ni nako icyo byaziririzaga gishobora guhinduka. Niyo mpamvu ushobora gusanga hari kirazira zavuyeho kubera ko muri iki gihe icyo zaziririzaga byatumaga mbese byifashaga kugira ngo kitagira icyo kintu kitagira icyo cyangiza, uyu munsi ugasanga cyavuyeho. Aha dutanze nk'urugero, bivugwa ko abakwe cyaziraga ko abakwe basangira na ba sebukwe cyangwa na ba nyirabukwe. Ibi bavuga ko byaba bikomoka kuba harageze kubaho aho umukwe yaba yararungurutse, nyirabukwe yatambaye kandi barimo barasangira mu birori, gutyo hagacibwa iteka yuko kizira ko abakwe batazongera badakwiriye kuba kumwe na ba nyirabukwe cyangwa se ba sebukwe aho barimo bararira. Uyu munsi icyo kibazo kigenda gikemuka kandi gikemurwa n'uburyo bwinshi, harimo nk'uko abo ba nyirabukwe cyangwa n'abandi baba bakenyeye bikwije hose. Urumva ko baba bakenyeye, noneho cya kibazo aho cya kibazo yakomotse haba havuyeho. Ikindi nanone ugasanga wenda nko ku meza, mu gutegura ameza abantu bicaraho, bateguye ameza, bakoze ameza afite imbere hatwikiriye ku buryo amaguru y'umuntu yaba uw'umugore cyangwa umugabo adahita agaragara igihe yicaye.
cyangwa se nanone byaba bitameze gutyo bagatwikira bagashyiraho igitambaro, cya gitambaro gipfuka cyane cyane ku mwanya w'imbere, ku buryo uri imbere uwicaye areba abandi adashobora guhita ahinguranya amaso, wenda ngo acishe munsi y'ameza, abe yageraho mbese kureba ibyo atarakwiriye kureba. niyo mpamvu rero uwo muco w'uko abakwe cyangwa se n'abandi batasangira na ba nyirabukwe ukwiriye icyari cyo waziririzaga, nicyo ngicyo ni nacyo tugomba gushyira imbere igihe cyose, tukita ko abantu bicaye neza nta ufite igishobora guteza mbese kumubangamira. urundi rugero bavuga nuko nta mugabo urara ivure nk'uko twabibonye muri ya kirazira, ugasanga iruhande, kubera ko ni ukuvuga ko ivure rwari iruhande rw'urukuta rw'inzu, ku buryo yabaga yegereye yabaga yegereye umuryango. ni mu gihe inyubako za kera zabaga akenshi ziri mu ishyamba, mu bihuru, hakiri ibihuru, hakiri inyamaswa z'inkazi, hakiri n'ibindi bishobora kubatera ndetse n'abagizi ba nabi, ku buryo habaga hari ibyago bishobora gutera urugo. byasabaga rero ko umugabo aba afite hafi intwaro kandi yiteguye kuba yarwanira umuryango, kuko byashobokaga ko mu gihe yabaga ashobora kuba arimo agiye kurwanira umuryango, umugore yashoboraga kuba atwite atashobora kubaduka nk'uko wenda umugabo yakabigenje, nanone agashobora kuba arimo arita ku mwana nko kumwonsa, muri wa murimo wa kamere twigeze kubona, arimo aramwonsa ku buryo atamusiga gutyo, ahubwo agomba gukomeza kumufata neza no kumwitaho. ibyo byose rero byatumaga byanze bikunze umugabo ari we ugomba buri gihe kuba yiteguye kuba yakwinyakura kugira ngo atabare, arengere urugo. bityo rero byabaga ngombwa ko bashyiraho kirazira ituma buri gihe ahora yegereye umuryango, buri gihe atajya hirya, kugira ngo mbese mu rwego rwo kurinda urugo. uyu munsi usanga iyo kirazira itakiri ngombwa kubera ko umutekano urahari, abantu batuye neza, nanone ibyumba abantu bararamo biba ari bigari, ku buryo ari inzu zirakomeye, abantu ntibagituye mu bihuru nk'uko nabivugaga. nanone hari inzego z'umutekano, hari n'abaturage baba barinze umutekano ukundi gutyo, kandi hakaba n'ibitanda biri hagati mu cyumba, ku buryo utavuga ngo ese ivure ni hehe, ahatari ivure ni hehe, kuko hose igitanda kirisanzuye rwose mu cyumba hagati. gutyo rero bikaba bigoye kuvuga ko kizira ko umugabo yaryama ahangaha cyangwa se ataryama aha, kubera ko hose uyu munsi hameze kimwe. umuco rero ni ihuriro ry'indangagaciro na kirazira zigashyiraho imirongo ngenderwaho mu mibereho y'abantu runaka, mu gihe runaka, ahantu runaka, kandi babayeho mu buryo runaka, kugira ngo abo bantu cyangwa iryo hanga rigire ubudahangarwa mu ruhando rw'abandi. umuco ubereyeho kugira ngo abo bantu cyangwa iryo hanga bagire ubudahangarwa mu ruhando rw'abandi. uyu muco rero uvugwa ushobora kugira impu zombi, ushobora kuba umuco mwiza cyangwa se umuco mubi. niyo mpamvu bitewe n'igihe abantu barimo bashobora kwemeza niba imirongo runaka yagenderwagaho ikwiye gukomeza cyangwa se ikwiriye kuvaho. ibi kubera ko igihe cyose impamvu yatumaga icyari indangagaciro cyangwa icyari kirazira runaka ibaho yaba yahindutse cyangwa se yaba itakiriho, iba ikwiye guhinduka cyangwa ikavanwaho. aha niho ibyari indangagaciro kera wenda nko kunywana
bakoresheje kwirasaga no gusangira amaraso, cyangwa se kirazira cyo kuba cyaraziraga ko umugore akora ku mabere y'inka mu rwego rw'uko bamurindaga ko inka yamuhungabanya, yamutera umugeri ikamuhungabanya n'ibindi. uyu munsi ntabwo bikiri ngombwa, ntabwo rwose kuba hari ibintu byinshi byatuma uyu munsi byafasha wa mugore wenda gukama inka ituje, atari kimwe n'uko kera yashoboraga kuba yamuteza ibyo bibazo. nuvuga ko iyo kirazira rero nayo iba itakiri ngombwa. Ikindi, umuco ugaragarira mu bikorwa, mu mikorere no mu mitekerereze y'abantu mu gihe runaka. Ibyo rero ibyo bintu nibyo byitwa, bifata amazina y'amateka, amateka, iby'ubu n'ahazaza. Abantu bajya bati abakera, ni ukuvuga ngo abo mu mateka, iby'ubu cyangwa se n'ahazaza, ariko byose turabona ko ni bya bindi bigaragaza wa muco ugaragariramo, bivuga ko iby'ubu bishobora kuba bitakijyanye n'ibyo mu mateka, ndetse no n'ahazaza birashoboka ko ibizaba bikoreshwa bizaba bitakiri nk'iby'ubu, ariko noneho ikizaba ari indangagaciro, ni ukuvuga ngo icyo abantu bazaba bemenya ko gikwiriye kuba ari cyiza, gikwiriye kubaranga, cyo kizaba gikomeje. Yaba amateka rero, byaba iby'ubu ndetse n'iby'ahazaza, habumbatiwemo bya byiza tubona ko bikwiye, n'ibyiza ari byo byitwa indangagaciro, n'ibyo umuntu yirinda kugira ngo asegasire izo ndangagaciro, aribyo bita kirazira. Ibyo bikoresho, imyubakire, imikorere, imyambarire, bigaragaza uko byari bimeze mu gihe cyo hambere, ntibikwiriye kwitwa umuco, ahubwo harebwa indangagaciro na kirazira byari bibumbatiye. Niba mu muco umukobwa yarageragezaga guhisha imyanya y'ibanga mu bushobozi bwari buriho icyo gihe, mu myambarire yari iriho icyo gihe, uyu munsi ni ukuvuga ko noneho niba uwo muco, iyo ndangagaciro niyo ikwiriye gukomeza, ntuvuge ngo kera bambaraga ibi n'ibi, babyambaraga kubera iki? Kugira ngo bagerageze guhisha imyanya y'ibanga. N'uyu munsi rero, muri bwa bushobozi buhari noneho bwinshi, iyo ndangagaciro niyo iba igomba gukomeza, kubera ko indangagaciro za mbere zari ziriho, iyo zigifite akamaro zigomba gutezwa imbere, naho bigahuzwa n'indangagaciro z'ubu, ndetse n'ibyo tugenda duhaha cyangwa se duhanga, kugira ngo tuzabitange nk'umurage ku hazaza. Muri rwa rwego rwo kurengera ibikorwa bijyanye na kamere muntu muri rusange, na kamere y'umugabo n'umugore by'umwihariko, mu gukangurira abantu kwita ku masano y'umuryango no kwirinda icyakwangiza ubutunzi ubu n'ubu, usanga rwose za kirazira z'ubu ngubu zishobora kongerwamo ingingo cyane cyane z'amategeko. Ni amategeko mu gihe cya cyane ntiyabagaho, ariko muri iki gihe hagaragazwa cyane ingaruka ikintu runaka kibi cyagera ku muntu mu rwego rw'amategeko, nk'igifungo cy'imyaka runaka. Ahangaha twavuga ko nka kirazira gusambanya umwana utarageza ku myaka 18, kuko nyine byamutera ingaruka. Kirazira kurya ruswa, kirazira guhohotera uwo mwashakanye, n'izindi zijyanye no gukemura ibibazo byavuka mu muryango uyu munsi. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu, mu gika cyayo cya 2, hagaragarazwamo ko umuco dusangiye nk'abanyarwanda ari kimwe mu by'indashyikirwa dukesha umurage wacu. Mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, mu ngingo yaryo ya 11,
ho rivuga ko abanyarwanda bashingira ku muco wabo mu kwishakamo ibisubizo bibabereye. Nanone kandi mu ngingo ya 36 yari yategeko nshinga yo ihamagarira buri muntu wese gushaka ibiteza imbere uwo muco. Muri uko gushaka rero ibiteza imbere umuco wacu, inama ya 15 y'umushyikirano yateranye ku matariki ya 18 z'ukwa 11 kugeza kwa 19 Ukuboza 2017. Mu myanzuro yayo harimo umwe usaba ko buri munyarwanda wese akwiye guteza imbere indangagaciro remezo ndetse na kiraziro zigamije gusegasira izo ndangagaciro. Izo ndangagaciro nazo zasobanuwe mu gitabo cyasohowe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco, igitabo cyitwa Indangagaciro z'Umuco Nyarwanda, cyasohotse mu mwaka wa 2018, kikagaruka ku ndangagaciro remezo enye zibumbatiwe umuco wacu ndetse na kirazira zishamikiyeho. Izo ndangagaciro enye ni gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Kuko rero indangagaciro na kirazira by'umuco runaka ari icyemezo cy'amahame abantu biyemeza kugenderaho mu gihe runaka, izi nizo nyobozi, izi ndangagaciro nizo nyobozi z'izindi zose u Rwanda rwahisemo, bityo icyaba cyose kinyuranye nazo cyaba nta mwanya gifite ubu. Ari nayo mpamvu kuzitoza ari iby'agaciro gakomeye cyane. Ikintu cyose cyaba kinyuranye na ziriya ndangagaciro remezo enye nta mwanya cyaba gifite mu Rwanda, ndetse tukaba dufite ari ngombwa ko tuzitoza. Kuko rero umuryango ari umuzi kamere w'imbaga y'abanyarwanda, ari nabo babumbatiye amajyambere arambye yabo uko yakabaye. Izi ndangagaciro rero remezo na kirazira zisegasira bikwiye gutozwa mu buzima busanzwe bw'urugo rw'umuryango, kandi ibindi byose byafatwaga nk'indangagaciro na kirazira ariko binyuranye nazo, binyuranye n'izi ndangagaciro remezo, bikaba byakwirindwa. Itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo ya 238 bagaragaza ko mu by'abayobozi b'urugo bashinzwe, by'umwihariko harimo mu by'ibanze abayobozi b'urugo bashinzwe, ni ukuvuga umugabo n'umugore. Mu by'ibanze bashinzwe harimo guharanira ko urugo rugira umuco. Biri mu kintu cya mbere cy'ibanze umugore n'umugabo bashinzwe ko urugo rugira umuco. Uwo muco rero urugo rugomba guteza imbere ubumbatiye za ndangagaciro z'umuco nyarwanda, kuko twabibonye haruguru zikubiye mu ndangagaciro remezo enye. Umuntu ahereye nko ku ndangagaciro yo gukunda igihugu, ari igaragazwa no kugira ishyaka ry'uko igihugu cyacu kiba cyiza, kivugwa neza, kigira umutekano usesuye, bikwiye gutangirira mu rugo, aho buri wese aharanira ko amahoro yimakazwa mu rugo, buri wese akagira ijambo, ntiharangwe ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryatuma urugo rubyara abazahungabanya amahoro n'umudendezo, kandi abarugize mu byo buri wese akora akihatira kumenya no kubahiriza amategeko ariho, kandi agatozwa gufata neza ibikorwa rusange. Kuba inzitizi zijyanye n'imyambarire mu Rwanda zitakiriho, ibyo ngibyo bivuga ko noneho
baba abahungu baba abana b'abakobwa bose bemerewe kuba bajya ku rugamba, bemerewe kuba bajya ku rugamba. Inzitizi rero zijyanye n'imyambaro n'imyambarire ntabwo zikiri ikibazo cyatuma umuntu, umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bose batagana ku rugamba kimwe rwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ikindi nanone cyakwitabwaho ni ukwihatira kugira irangamimerere rinoze ritarimo akajagari, mbese cyane cyane mu guharanira ko hakwirindwa ubusambanyi aribwo bwatuma hari abantu baba badafite irangamimerere rinoze kandi mu gihugu cyabo. Hakwirindwa nanone ubusinzi, ubwomanzi n'ibindi. Hagashyirwa imbaraga mu kumenya no kubahiriza amategeko, cyane cyane ku bijyanye n'inshingano za buri wese mu mikorere mbonezabudashyikirwa. Mbonezabudashyikirwa ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu benshi, u Rwanda rugende rugira abantu benshi bankore neza bandebereho. Ubudashyikirwa ariko bukaba budashyikirwa mu byiza kuri buri muntu ugize urugo, bikaba byafasha mu guteza imbere indangagaciro yo gukunda igihugu uhereye mu rugo. Ku bijyanye n'indangagaciro y'ubumwe, urugo ni ishingiro ry'ubumwe. Igihe rwatoza abarurimo kugira umuco wo gukundana, kuganira, kugirana inama y'umuryango mu gihe runaka, kandi rukagendera kure amacakubiri ayo ari yo yose yakwangiza ubumwe bw'abantu, ubumwe bw'abanyarwanda. Ku bijyanye n'indangagaciro y'ubupfura, abagize urugo bakwitoza cyane cyane kubahiriza gahunda buri wese yemeye. Aha ni intango nziza yo kuba buri muntu yazaba inyangamugayo, buri wese agashyira mu bikorwa ibyo yemeje. Ibyo kandi byashoboka ari uko mu gihe runaka abo mu rugo bagenda bikorera isuzuma bakareba ibyo bakora neza cyangwa se ibyo batari kuzuza uko bikwiye. Ni uguharanira rero kudahombya mugenzi wawe, yaba uw'uyu munsi cyangwa uw'ejo hazaza. Ni ugukora ibintu ku buryo mugenzi wawe abyungukiramo, ahubwo ntube urimo urakora ibintu byamuhombya. Ku bijyanye n'indangagaciro y'umurimo, buri wese mu bagize urugo agomba gutozwa kutavunisha mugenzi we, byaba mu mirimo idahemberwa ikenewe mu buzima bw'urugo bwa buri munsi, kubera ko hataboneka ubushobozi bwo kuyikoresha abandi, cyangwa se ko iramutse ikoreshejwe abandi baba binjiriye muri rusange, baba binjiye mu buzima bwite bw'abagize urugo. Yaba imirimo ihemberwa ijyanye n'ibyo buri muntu wese ashoboye kandi akora, iyo yose igomba kwitabwaho. Buri wese mu bagize urugo bigaragara ko yatozwa gukoresha amasaha yose yagenewe umurimo, ntihabe ujya mu bikorwa byo kuruhuka cyangwa kwishimisha igihe hari undi urimo arakora imirimo, cyane cyane ya mirimo idahemberwa. Nta kuvunisha rero mugenzi wawe. Muri uko kutavunisha mugenzi wawe twaba duteje imbere umurimo. Mu gusoza iki kiganiro nagaruka ku kuba bidakwiye ko abantu bitiranya umuco n'amategeko. Ku muco ari indangagaciro abantu babaga baharanira, zigatuma muri icyo gihe bakora cyangwa bavuga, bitwara cyangwa se batunga ibikoresho by'amateka runaka bihetse izo ndangagaciro. Umuco mwiza rero ni amahitamo y'amahame ajyanye n'indangagaciro abantu runaka mu gihe runaka n'ahantu runaka bemeza ko ariyo ababereye. U Rwanda rwahisemo indangagaciro remezo enye: gukunda igihugu, ubupfura, umurimo, gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Ibindi byose byitwaga indangagaciro hambere ndetse na kirazira zabyo, ariko bikaba binyuranye
binyuranyije n'izi ngizi, dukwiye kumenya ko byaba ari umuco mubi. Izi rero, izi ndangagaciro niwo munzani wasuzumirwaho impaka zavuka igihe abantu bakwibaza bati bakwibaza niba ikintu runaka gikwiriye cyangwa se kidakwiriye. Ahangaha umuntu yajya yibaza ati ese aho iki kintu ntikibangamiye gukunda igihugu? Ese aho iki kintu ntikibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda? Ese iki kintu ntikibangamiye ubupfura? Aho ntikibangamiye guha agaciro umurimo mwiza, waba umurimo uhemberwa cyangwa umurimo udahemberwa? Uwo waba ari umunzani ushobora gukoreshwa kugira ngo tumenye ko umuco runaka ari mwiza cyangwa se ukure ari umuco mubi utagomba guhabwa umwanya. Mu guteza imbere umuco kandi hakwirindwa kugereranya amateka, ni ukuvuga iby'izo ndangagaciro zagaragarizwamo n'iby'ubu. Ni ukuvuga ko iby'indangagaciro zakagaragarijwemo uyu munsi bishobora kuba bitandukanye rwose n'ibyo byagaragazwagamo, n'iby'izo ndangagaciro zagaragazwagamo mu gihe cyo hambere. Ni ukuvuga ko ibyo byo hambere bishobora kuba bitagifite agaciro, ahubwo harebwa impamvu yatumaga bikorwa gutyo, yaba igifite agaciro uyu munsi ikaba ariyo yitabwaho mu by'uyu munsi, kandi nabyo tukabirebera kuri wa munzani wo gukunda igihugu, w'ubumwe, w'ubupfura ndetse n'umurimo. Birakwiriye kwirinda gukora ikintu, kugira imvugo, kugira imyambarire, kugira imikorere runaka ugendeye ngo niko kera byari bimeze, ahubwo ukibaza ngo kuki byakorwaga kuriya, maze wasanga iyo mpamvu igifite agaciro ukayijyanisha n'igihe n'iby'ubu, wasanga itagifite agaciro cyane cyane ibangamiye za ndangagaciro twabonye ukayizibukira. Urugo rero ni ishingiro ry'umuco mwiza, ni ukuvuga ibyiza bitanyuranya no gukunda igihugu, kugira ubumwe, kuba imfura, gukunda umurimo. Ibyo byiza dukomora ku murage wo kwita ku ndangagaciro zo hambere, ku bituruka ahandi, ku bigenda bihangwa na buri muntu. Buri muntu rero ugize urugo akwiriye kubitozwa no kubyitoza, akitoza cyane cyane kwitangira abandi, gutahiriza umugozi umwe n'abagamije ibyiza, kuko ntagomba gutahiriza umugozi umwe n'abagamije ibibi. Nibyo kwirinda kurangiza ibyiza yemeranyijwe n'abandi. Ahangaha turavuga ibyiza kuko ibibi byagomba kubizibukira, no gukoresha neza ubushobozi afite mu nyungu za buri wese. Hakenewe rero ibitekerezo, inyunganizi no gukosora aho bikwiye, kugira ngo guteza imbere umuco mwiza bibe injyana muri buri wese yakwisangamo. Murakoze. Ibindi bitekerezo byazadufasha gukora neza iki kiganiro, guteza imbere umuco mwiza birakenewe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.